Mwana wa baba sawa. Ariko nta kibazo tugende. Reka dusibe. Ariko mada uracyari mu biki wase tukagenda? Ugure nawe rero bakorere byose. Ariko sheri ubu ngenda ntakinzi bo mureka tugufunga. Madam, tugende rero. Ndabona ari umuvandimwe ari gutinda ari turamusanga mu nzu. Naga ari byo? Nibyo. None se uzaya amafaranga? Ndetse Mwiriwe. waje. Betesi. Sawa. Amukozi. Nimeze. Excellent. Muri wakombona bamushize ku byakora. Namushize ku myaka. Urebye nari nawe kikostimu wambaye ni uwoci kabisa. Mai muje se? Twari tuzi. Kabisa ikintu mbakundira wowe n'umudamu wawe. Ntabwo mujya mwica gahunda. Ariko amasaha yadufashe. Oya ntabwo yabafashe. Nta kibazo mwatu bato. Cyakora sheri wawe barimo gutunganya gushaka umurongo. Abagore tuba twarazanye baratwuba kabisa. Nawe uzari mutembereza umugezi harazanira bati yo kume. Nese umugore wari he? Ndamu wanjye namusize ku kazi nawe muzirika nsimbuka ndiye ko nabageraho. Ariko nari ibi niba mwaye muje twagenda tukamugeraho nta kibazo ku kazi se ko twikorera nta kibazo. Kwikora bugende byiza cyane. Ya cyane. Nta kibazo rwose. Umudamu wanjye ndabizi aba ari telefone yiwe. Tamu wanjye muhamagara. Sibyo byiza Muhamagara. Halo? Sheri nyine b'abavandimwe hari ingeze nsanga biteguye gusanga tureba cyane. Sohoke turebe ko twaganira nabo. Yewe n'umudamu we bari kumwe. Sawa urumva ko byoroshye cyane. Sawa. Cyane. Arambwira ati bari kumwe bose se. Yabwiye bose baje bari babiri bose. We n'umudamu we kabisa nabiri twaza. Neno tugende tukererwa nyamuneka. Ngiye gutangira musi. Hari nabwo ni vuba vuba nagati. Ari gushwara koza amafaranga ari kurashaka kuko kuko
Mr. Sheri amaraha. Sheri nahanga bari nahanga. Sheri mwana wa mama. Yango wa mama kwenga. Wabonye ko ntababeshe se? Urashira burahanga. Kuna indi pare yawe y'amataringe. Sheri n'abagaba niba wani nangiye kureba mitamura nabo bari kuzana bwindika mbajyana hoshira. Ahubwo nasanze ku kazu gahari. Ndamanza bucara mu. Hazo bari kumwa kahenze yihagaze unakandi. Ese Sheri ntabwo yibuka ko mukana tuvuye kuri telefone kubaza ni buri ku kazi. Kwambwira ngo waranda gusa. Ndibuka ko mukanya mamagaye ariko nagwa niyumvishaga ko ari abantu bashyitse kuza. Sheri nawe rero ne. Ese wajyanywe ni nabaga. Okay. Ahubwo nkagira ngo seriveri ndebe ko yazana kandi tukakira abantu. Je nari ndi kwinywera amazi rero. Reka ndabizeho ukunda ibintu byo kwa sina wajya ngo sina arakana gutamo. Seriveri we. Ndabize wa seriveri banga service wa Green Camp. Rero kunyasho. Kana imanzi. Seriveri ndashaka inzu ikonje. Nizana gafanta nawe. Akonje gashushe. Sana gakonje ndiko nshaka gutamo kabisa. Sheri bo nawe muvuga icyo mu wanje ndubuze kubishira. Wambwiye ko amafaranga wawe. Hako Sheri uraje ahangabana nanyizi. Fagitire no kwireba byonyine nkavuga ini nta kibazo. Byonyine kuvuga ini amafaranga naje nyashaka nako wabya. Ongera kunsubiza mu madeni. Reka naga. Reka nabyo amadeni. Umugore mwiza je urabizi kwa. Ibyabaye ejo bundi urabyibagiwe. Se kuna kujanye kwa mama nta makesi bakajana uyeze wumva ari deni nagiye. Praske amacupa 10 tujye kwa 50. Erega ibibazo byawe ndabizi nuko maza mu bibazo gusa ubu ngubu ugiye kuzitumiza nibaza ngo wowe tuza nta kibazo rwose. Akicura cyane. Muramwikimewe. Urabasha iki bamabuja? Natwe turamufata. Ese shirwa kumeza amazi. Ndiye komeza ninywera amazi. Ako mugore waje. Naje naratemeye ndagwa. Ase seriveri waza ari byo bakubwira. Seriveri na fanta amazi na zanuzi. Ese wundi ruva. Nana mama se mu mihanda imodoka yawe. Aha ibintu ni bibazo. Wote ko moteri yawe igeraga igashuhara. Ndio ndio kumwe n'umudamu wanje banumva isi yaryoshye. Isi yaryoshye. Ariko nawe ndikubona warariye neza n'agapfusha mu Oya, hari ikibazo si service yanga iba ari ubukombe. Abakobwa banagura meza. Akavuga ati none. ariko rero genda nawe rukutubangamira se. Iyi ni ke gusara. Kuganira. None ko ndabona koze Sheri byagenze bite ko ndiko no gushaka kuzana ingume n'imigerira. Wari uri kureba iki? Reka nyine se bagize ngo. Wari uri kureba. Aha rega ntari tukuwareba biremewe. Aha narakubwiye amaso yawe. Reba hariya nta kintu bakwishuza. Bari kugwa hose naye. Narakubwiye amaso yawe wa mugabo. Ushatse kuvuga iki? Turi kugendana mu muhanda se mba ntakureba. Reka buriya ni byiza by'isi ni nk'imitaka imari warashye. Siko mba n'ibikano byari bigiye kugwa hasi n'inde byari kurusha mbitwara. Sinjye bari kubigenda. Mituweli da. Ora itanze se mituweli guhari kugeza kwa muganga. hari hafi niba wari kintu cyashibisha. Hari umuntu twagiye kureba. Yego gucaye wawe amafaranga nake. Wari umunsi ngo niba ari cyubonye ntabwo tuzongera kubaho. Mwana wa baba. Ariko ajya warumire nawe wa mugabo we. Uri kunamfasha mu mushaka. Sobonaga no kukujanza ariko reka nze tuvugana nawe ngaho sawa. Nibyo nakubwiraga. Iyi nzu aramamagaye ngo ngende tumwishyure. Subu turakomeza ibiganiro cyangwa twigendera. Reka wagenda ukorera ko wamuha amafaranga tujyana n'ibyo byiza. Amuha amafaranga akavuga ati kazi karahari. Reka buriya igihe babona mu nzu bakagira nawe uzagira wubake nkanjye. Nanjye kana rwose. Uziko hari ikibanza era. Rusororo. Oya. Sororo hari ikibanza kimeze neza. Ntabwo ndi kuvuga ikirindi. Kandi kuvuga byayibanza byo by'imiturirwa byaragu. Hari hakujya ahantu mfite ikigo hari hakujya mfite akabanza. Tuzajyana hasuri mbari no kubaka deja. Nwemereye imodoka y'umucanga. Wewe imodoka y'umucanga. Umugara wanyemereye iki se? Yabize ko yaguhanda igipangu mfite yaranguzaza wanyeze. Jewe byanjye nzabikurikirana. Zakanda kaje. Reka tujyane. Yakoresha telefone nta kibazo. Reka tujyane turebe nyiri inzu ataza kwivumura nasanga.
Arega bafite buriya Land Road hari. Tugera nayo se. Reka tugera gusika bafite n'imfunguzo nshobora gusanga ntinze. Nitugera nayo karantinya. Aya nta kibazo se. Barantinya gashaka. Aya nta kibazo tugende. Reka dusimbuke. Tugende kabisa. Chaka kuro ijana. Ya. Reka bigibise.